Skills TV. Never stop trying. Yes, nongeye kubasuhuza abakurikiye Skills TV. Uyu ni wa mwanya wo kugira ngo twunguke ikintu gishyashya mu buzima bwacu bwa buri munsi, nkuko slogan ya TV yacu bivuga ngo never stop to learn. So, tugiye rero kurebera hamwe ku bimenyetso bitanu dushobora gusanga mu mazu aho tugenda umunsi ku munsi. Rero ushobora kuba ugenda cyangwa se ubona ibimenyetso ahantu ntumenye icyo bisobanuye. Uyu ni umwanya rero gusobanukirwa ibyo bimenyetso byose ubona ahantu, cyane cyane mu mazu ahurirwamo n'abantu benshi utazi. Ni umwanya rero wo kugira ngo umwubatsi ndetse nawe ugenda ahantu runaka ubashe gusobanukirwa ibi bimenyetso, maze ujya ubikurikiza, kuko ibyinshi ubaye utabizi ushobora gusanga uguye mu ruzi rw'ita ikiziba. Rero uyu muri kumva kuri mikoro ni Erikson, TV yo ni Skills. Yes, nkuko nari nabibabwiye rero, ibi ni ibimenyetso by'ubwoko butanu bikubuza ibintu bitandukanye. Buri kimenyetso kiba gifite ubusobanuro bwacyo. Rero niba ugenda ahantu, ni ngombwa yuko ugomba kuba uzi ikimenyetso ubonye imbere yawe, ubwoko bwacyo, ibara gifite, ukahita umenya icyo gishatse kukubwira. Rero ni byiza ko ugenda ahantu ibi bimenyetso bizi kandi ubisobanukiwe, nkuko televiziyo yacu bidushishikariza ngo never stop to learn. Rero tujye duhora twiga kugira ngo tugenda hose ntitukabe abagenda barangisha cyangwa se babaza ngo ibi ni ibiki kandi tufite televiziyo yacu. So, ikimenyetso cya mbere rero kiravuga ngo, cyangwa se ni ikimenyetso kikubuza gukora ikintu ako kanya. Ni ikimenyetso kikwereka icyo utemerewe gukora, mu ndimi z'amahanga bita prohibition mu rurimi rw'icyongereza. Icyo kimenyetso rero kirangwa n'iki? Kiba gifite ibara ry'umutuku, kikaba muri shape y'uruziga, kikasobanura yuko utemerewe gukora icyo kintu, cyangwa se ugomba guhagarara ako kanya kibikubwiye. Icyo kimenyetso rero kiba kiri mu ibara ry'umweru. Icyo kikubuza ni akarongo k'umukara kaba gatambitsemo, harimo icyo kikubuza. Rero icyo kimenyetso kiba kikubuza ibintu bitandukanye. Nk'urugero, icyo kimenyetso kiba kikubwira ngo nta muntu wemerewe kunyura hano. Ni ibimenyetso bikubuza kunyura ahantu runaka. Ni ikimenyetso kikubuza kwinjira ahantu runaka. Ni ikimenyetso kikubuza kunywera itabi aho hantu uri. Ni ikimenyetso kikubuza gukora ikintu runaka, cyangwa se icyo kimenyetso kikakubuza guparika ahantu, ndetse n'ibindi byinshi. Izo ni zimwe mu ngero z'ibyo icyo kimenyetso cya prohibition sign kiba kikubuza. Ni ikimenyetso cya mbere tubonye kikubuza gukora ikintu runaka. Yes, twakomeje tugeze ku kindi kimenyetso cya kabiri. Noneho iki cyo kiratangaje, cyo kiba kigutegeka gukora ikintu ako kanya. Mu gihe ikindi twabonye yuko kikubuza gukora ikintu, iki cyo noneho kiza kikubwira ngo kora iki kintu aka kanya. Iki ngiki mu ndimi z'icyongereza cyitwa ngo mandatory sign. Iki nacyo rero kiri mu ibara ry'ubururu, shape yacyo ni uruziga. Noneho cyo kikaza kikubwira ngo kora iki kintu, cyangwa se kikwereka icyo ugomba gukora ndetse n'icyo ugomba kubahiriza ako kanya. Urugero rero, iki kimenyetso ni nk'ikikubwira ngo ambara agapfukamunwa, kikakubwira ngo ambara ibirinda amatwi yawe, cyangwa se kikaba ikimenyetso kikubwira ngo aho hantu uri hahanagure. Ibi rero ni ibimenyetso dusanga mu mazu y'ahantu hatandukanye twirirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero tuba tugomba gukurikiza ibi bimenyetso. Kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse icyo kikubwira kiza kiyanditse mu ibara ry'umweru, ariko icyapa cyo ni ubururu. Mu gihe rero uri ahantu ukabona icyo cyapa kimeze gutyo, kiri mu ruziga ndetse kirimo icyo yanditswemo ari ubururu, ugomba gukurikiza icyo kikubwiye, kuko aba ari ikikukurengera. Nk'urugero, nk'iyo ikubwiye ngo ambara agapfukamunwa, ni uko ahantu hashobora kuba hari amaside ashobora kukugirira nabi mu gihe waba yahumetse, cyangwa se nk'ikikubwira ngo wambare headphone akurinda kumva urusaku, ni ukugira ngo ubashe kurindwa ndetse n'amatwi yawe utumva urusaku urengeje ubushobozi bwayo, cyangwa se guhanagura ibintu ako kanya waba ushobora kuba uhashyize. So, ibi rero ni ibyapa nk'uko ukomeza kubireba
bigenda bikurarikira gukora ikintu runaka mu gihe uri ahantu. Rero niba uri ahantu runaka ukabona iki cyapa, gerageza ukore icyo kikubwiye. Niba uri kuri site y'ubwubatsi bakakubwira ngo kugira ngo winjire aha ngaha ugomba kuba wambaye ijire cyangwa se wambaye kasike, ugomba kubikora kuko aho hantu hashobora kuba hari risike z'impanuka cyane. Ariyo mpamvu ibyo byapa babishyira ahantu bagira ngo baburire abahagenda. Icyo cyari icyapa cya kabiri cyitwa mandatory signs, cyangwa se icyapa kigushishikariza gukora ikintu ako kanya. Yes, tugeze ku cyapa cya gatatu cyangwa se ubundi bwoko bw'ibyapa, ubwoko bwa gatatu. Ibi byo ni ibyapa bikuburira, ntabwo biba bikubuza ako kanya, ariko biba bikuburira yuko mu gihe runaka icyo cyapa hashobora kuba hari ikibazo aho imbere cyangwa se uri uwo mwanya urimo. Ibi rero ni ibyapa biri mu ibara ry'umuhondo. Ibi byo biri mu ibara ry'umuhondo, bikagira shepu ya triangle cyangwa se mpande eshatu, bikagira ubusobanuro bwo kukuburira cyangwa se kukubwira ngo irinde cyangwa se menya ibingibi, bikumenyesha ikintu runaka. Nubwo wagikora ariko gikora ubizi, bikuburira ati menya iki kintu runaka. So ibi byapa rero nk'urugero ni nk'icyapa kiba kikubwira ngo ahantu hari ikintu kibi cyangwa se hari umuriro mwinshi cyane. Nk'urugero ni nk'umuriro ufite volte 440. Icyo cyapa rero kikakumenyesha ngo ahantu uri kugenda cyangwa se ahantu ugiye hari volte nyinshi, ubyirinde. Cyangwa akakubwira ngo igisenge urimo uragendaho ni ik'ibirahure gishobora kumeneka. Ibyo rero ni ibyapa bitandukanye, cyangwa se bakwereka yuko aho imbere hari amazi arimo aside cyangwa se ashyushye. Ubwo rero iki cyapa icyo kikubwira cyo ni ukugira ngo wirinde, cyangwa se nujya n'aho hantu umenye yuko hari icyo kibazo. Ubwo rero hari ibyapa bitandukanye. Ibi cyo kiri mu cyapa cy'umuhondo, kiba kiri mu ibara rya triangle cyangwa se muri mpande eshatu. Cyo akamaro kacyo ni ukukubwira ngo menya ibi ngibi. Urugero rero tubonye ni uko ni nk'ibyapa biba bikubwira ko ahantu ugiye hari umuriro mwinshi uri hejuru ya volte 440, cyangwa se hari igisenge cy'ibirahure gishobora kumeneka, cyangwa se hari n'ibirahure aho hantu uri kugendera bishobora kwangirika. Iki rero nacyo ni ikindi kimenyetso ugomba kumenya mu gihe uri kugenda ahantu. Yes. Yes, so mukomeje kumva rero ni Erikson TV, yo ni skills never stop to learn. Ni mu rwego rwo kugira ngo duhore twiga, twiyongera ubumenyi ku bintu tutazi, cyangwa se ku byo twe dufiteho ubumenyi bukeya tubwongere. Tugeze rero ku bwoko bw'ibimenyetso, ni ubwoko bwa kane bw'ibimenyetso bitubwira ngo dukore ikintu runaka mu rwego rwo kurengera amagara yacu. Ibi ni ibimenyetso rero mu ndimi z'amahanga bita safe condition sign, ni ukugira ngo tugume turi bazima, cyangwa se ibimenyetso bishobora kukurangira ikintu gishobora gutuma ugira ubuzima muri ako kanya waba uhuye n'ikibazo. Ibi rero ni ibimenyetso biba bifite shepu ya rectangle cyangwa se impande enye zitangana, biba biri mu ibara ry'icyatsi by'umwihariko. Ikindi ibisobanuro bwabyo ni ukukubwira ngo kurikira, cyangwa se nyura aha, cyangwa se cikira aha ngaha ikintu uhuye nacyo, cyangwa se bukwereka ubutabazi bw'ibanze. Ndabisubiramo, ni ikimenyetso kikwereka aho ugomba kujya, bukwereka ngo inzira ni iyi, cyangwa se cikira aha ngaha, cyangwa se bukurangira ahantu ushobora gukura ubutabazi bw'ibanze mu gihe uhuye n'ikibazo mu nyubako runaka, cyangwa se uri ahantu runaka. Ibi bimenyetso rero, urugero ni nk'ibikwereka aho ushobora gucikira umuriro, aho ushobora gukingura umuryango runaka uko wawukingura, aho ushobora guhurira n'abandi mu gihe habaye ikibazo runaka, ubwo bikurangira kugeza ugeze aho ushobora gucikira umuriro, cyangwa se ushobora kuba uri kumwe n'abandi. Ikindi, ibimenyetso bishobora kukwereka ahantu ushobora gukura akabogisi gashobora kuba karimo iby'ibanze, cyangwa se gashobora kurwanya umuriro. Ubwo hashobora kubonekamo kizimyamwoto. Ikindi ni ukukwereka ahantu runaka ushobora guhagarara mu gihe uhuye n'inkongi ahantu runaka, cyangwa se ikindi kibazo. Ibi ni ibimenyetso rero bishobora gutuma ubuzima bwawe bukomeza bumeze neza. Mu ndimi z'amahanga byitwa safe condition signs.
Yes, tugeze ku bimenyetso bya nyuma, ari byo bimenyetso noneho biba bikurangira aho ushobora gukura ibikoresho wakifashisha urwanya umuriro mu nyubako runaka. Ibi bimenyetso byo birihariye, biri mu ibara ry'umutuku, nubwo ari byo kurwanya umuriro ariko biri mu ibara ry'umutuku. Shape ni muri square cyangwa se impande enye zingana. Noneho icyo bikubwira byo biba bikwereka ngo aha niho ushobora gukura ibikoresho byo kurwanya umuriro, niho ushobora gukura kizimyamwoto, cyangwa se niho ushobora gusanga aramu ushobora gukanda ikamenyesha abantu ko umuriro wateye mu nyubako runaka. Ibimenyetso rero impamvu yo kubyitaho ndetse no kubyitondera ni uko naho aho biba bikurangira mu gihe waba udasobanukiwe ibijyanye n'ibimenyetso ko twagiye tubivuga haruguru, ushobora kubyitiranya ugakurikira ibimenyetso bikujyana aho ushobora gukora ibikoresho byo kuzimya umuriro uzi ko urimo urasohoka mu nyubako uhunga inkongi kandi wenda urimo urayisanga, kuko ubu biba bikwereka aho ukura ibikoresho byo kuzimya umuriro cyangwa se kujya gutanga intabaza arizo alarms. Urugero rero rw'ibi bimenyetso ni ibimenyetso bikurangira aho ushobora gukura kizimyamwoto, ibimenyetso bishobora kukurangira aho ushobora gusanga alarm iri bumenyesha abandi ko umuriro wateye, cyangwa se ushobora gusanga ahari gaze aho ushobora kuyifungira mu gihe yaba yagize ikibazo. Nahakwereka aho ushobora gufungira gaze. Ibimenyetso rero ni ukubyitondera ndetse ukabyumva, ukumva iki kiganiro neza ndetse ukagisangiza n'abandi kugira ngo mu gihe runaka bahura n'ikibazo ugomba kubasobanukira bino bimenyetso ndetse n'icyo bakora ako kanya. Ibimenyetso rero ndabisubiramo, iki kirango ni ikirango kiri mu ibara rya square cyangwa se impande enye zingana kandi kiri mu bimenyetso gifite ibara ry'umutuku. Yes, ikiganiro rero cyari cyo kuri Skills TV. Uyu mwumvaga Lerickson, biremewe ko wakora subscribe ndetse ugakora na comment ndetse na like. Kora like, kore subscribe, dukomeze kubona ibindi biganiro byinshi kandi byiza. TV yo yari Skills TV, n'ubutaha turabakeneye ko twabana mu bindi biganiro. Stay on touch.